bwanje narapingaga yego kuko nasengeraga mu kanama bamwe nepfo bari kuririmba nkumva ntahagera ariko amaze kurwara mbonye ko mbaraga zirangeza mu kanama ntaragerayo nahise nza hano mbamupingaga nange naramupingaga ariko mubano bamutangira ubuhamya ndi uwa mbere wabyumva gute si mu gihe wamupingaga wavugaga ngo iki mu byano bamupingaga n'abana bajaga hari ababuze aho baje bitewe nuko namavaga hano nkamanuka umusozi nkaja mu kanama muri mahoko musize hano haguzamuka ugiye gusenga si ngiye gusenga haba mu mvura y'amahindu haba ryari namanukaga nkagenda bambira kuza hano nkavuga ati njara sinzahajya yego Tese matenge sanzwe nzi basi matenge urawa nyabari kwa Tomasi yaratekereza rero aturiya ni imana imuvugira natekereza nareba havuga ati njya ndonzahaje imana yati nange nzahakugabiza yego irangije itera umusonga w'uburwayi ituma nta manuka nabona umusozi ngo nje andi nemeraga yego inyoreza handi ona pingaga none wari ufite undi munyamasengesho wo mu kanama niho wajyaga wabaga ugize ikibazo ibyo gusenga byo warabyemeraga narabyemeraga ariko matenga ukumva utamwemeye namwemera mupinga ubwo nkava hano ari barasega ku sabato nandi ari ku sabato haje mu kanama nganagenda nanakera hano batangiye ariko nkanajya hehe mu kanama imati wa undupingaga nange nzamukugabiza irangije ngabiza uburwayi iravuga ica n'imbaraga zitangeza muri mahoko ndatotagira ndaza nibura nageze hano ibyo byo mbitangira guhamya kuko nishuro nyinshi magirano ngarwaye ngakira ubundi nkaza afite ubushomeri motse kuza muri amisi nashomye n'inzara iri kundi ndaje kurya mfite pe kubesha ni icyaha kirasize mu nzu niduki y'amazi ndakirikiriye rifite mu nzu yanje tugara turasenga abati nubwo mwese muri kuvuga ngo murashonje hari abarenza abandi ubwanjye arambwira ngo urashonje ntacyo ufite mu nzu ariko umunsi urarya yes reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje mbabwira ngo Imana y'amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha reka mbashimire mwe mwakanze subscribe mukadushyigikira twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro ubwo bwa mbere ukayikanda ngusabe umugisha nkibisanzwe nitwatuma Imana Concorde nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu niyo mpamvu mba nafashe urugendo nkava Musanze ubu nibereye mu mudugudu wa Rutagara mu kagari ka Yungwe mu murenge wa Kanama karere ka Rubavu naje gusura umukozi w'Imana Tuyisenge Beatrice uzwi ku izina rya Matenge yego impano y'Imana imurimo abenshi basenganye nawe barabohotse pe nanjye ndi umugabo wo kubihamya aho dukora ibiganiro hari abo basenganye baturanye batanze ubuhamya ndetse hari n'abandi bagiye bahamagara bataziranye akabasengera kandi ibyo ababwiye Imana imubwiye ngo ababwire bigasohora n'ikimenyimenyi naje n'umwe n'umudamu wo mu Bufaransa wamuhamagaye aramusengera ibyo yamubwiye mu kwa 9 byasohoye mu kwa 12 yantumye ngo nze mu gihe bataraboneka kugira ngo azafata indege aze nubundi ashima Imana ati genda ubugiyeyo umumbwire uko ibyo yamanuriye byasohoye yego nubundi rero ari nundi mu mama nawe uvuze ati nanjye twarasenganye kandi hari ibyo yambwiye byasohoye mwanyemera nanjye nkabivugira ku karubanda tuguhaye ikaze haleluya amen amazina nitwa Nyirabasinga Marigarita yego tuye mu kagari ka Yungwe umudugudu wa Gikomero yego icyo ndi kuvuga kuri Matenge ngewe nageze hano ariko se twareka gutya Marigari tukabikora utya Matenga akabanza yadusengera kugira ngo utagira n'icyo wibagirwa none mu gihe ari gusenga ngo Imana ibane natwe muri iki kiganiro nawe uraburi kwibuka ati harya kwa Matenge naje inshuro zingahe Imana yambwiye bingahe kugira ngo ibyo yakubwiriye hano binyuze mu kanwa k'umuhanuzi wayo Matenge uze kubivuga byasohoye dushima Imana sibyo yego muhe mikoro Mwami Yesu Imana ishobora byose Imana irebera hose icyarimwe Imana abanye natwe turagushimye turaguhimbaje tugushimye kudakomeye kwakomeje kudushigikira turi aha hantu izina rye nirihabwa icubahiro nzenge umwanya tumwe ngo umwanya ukomeze kuwivanga mu kantu kuganze ndabarete bwo izina rye rihabwa icubahiro turinde kwimbaza no kwishira hejuru ahubwo buri wese nyiri ngabo Imana avugishe ukuri ibyo wamukore kora ko ushoboye byose mwereka byose kushaka kuzajya watambika umusaraba urakoze amen yego Nyirabasinga Marigari umwanya nuwawe pe
Jewe uyu matenge uhamya ndi gutanga uyegereze mikoro ganga nageze hano ndwaye yego nari ndwaye mu nda ibintu byarajwigiraga kugira ngo nibibwana by'inyamaswa ngeze hano aransengera ariko mukuza sinabonaga bitashoboka yego ko navuga hari nzajya kwa muganga banyuze mu cyuma bareba ibintu birimo nageze hano aransengera amaze kunsengera asengera amazi arayampanda yanywa maze kuyanywa byabibwana nagiye biri guceceka ko byakubitaga umupira ikindi kigakubita mu rundi rubavu kikavuga nuri ruhande rwanje akacuma urihangana ngo njya nkunda guseka kandi ngo akari gaseka nk'akeza wumvise bitangiye gute ibwa byaracura kwajyana umwana uri mu nda uko umwana akina mu nda nabyo ariko byakina aho byaba bitandukaniye n'umwana bikanamoka byaramokaga bikabwajagura kimwe kigakubita hano ikindi hano uko wajyana ngo nizameba mbese ziri mu cyari ariko byo bikagwera nk'imbwa pe yego ujye uzamura mikoro uyigeze hano no kunshima bikanshima yego aho gikubitiye kigasharatura nageze hano mu nda harabaye ubushye ubwo aransengera abandi rero gera ujye kwa muganga bakunyuze mu cyuma yego tangije ndavuga ko bavuze witwa matenge arasengaga kanjye yo ndebe ndavuga ase ko aranankiza inza ndi gushidikanya nageze hano sanga aryamye ndamubyutsa ndiyashidikanya barankinguranja mu nzu aransengera amaze kunsengera asengera n'amazi amaze kuyasengera arayampanda yanywa ndagenda ngo umuti gwanyijije nose ko ndi kumva ikiniga kije oya ndacu ubwo nibyishimo yo ntacyo amarira nazo yasuke nta kibazo ikindi namutangiraho ubuhamya nazanye kano kana kanje gagakobwa karwaye pe nako nagahebye ndavuga ati simana wambaye abahungu batandatu urangije umba n'umukobwa umbwa ko ari umumpaye none naragiye nageze hano mukura mu mugongo ndamumuterera maze kumumutera bati ari wagwaho njye atanguye mu mugongo ubwo aramusengera arasenga umwana aramujyanye umwana natugeze mu rugo umwana arakira na n'ubu ngubu ari kwiga ageze mu wa mbere waramuzanye takira ndamuterera ndamuhereza atere kugwa mu mugongo agwa mu maboko ubwo umwana arakira ikindi namenye kumutangaho ubuhamya mfite umwana w'umusore wubatse yego ayotse kuzamuhereje amahembe umwana kugera hano byaba byamunaniye ageze hano aramukingurira ati bajya kwicara umwana sinashobora kwicara ngo nyereka aho mba ndyamye umwana aramukeka araryama umubyeyi arasenga umuti uramanuka umaze kumanuka umuti aragumuha umuti aragunywa umwana arataha ariko ucunga runza muri timu iyo muri timu hamanuka umuti w'uwo mwana ndagenda nawe turawukoresha buno umwana ari kugenda ni umugabo ari kujya mu kazi gucikira nk'abandi matengero bakenewe na benshi pe nanjye ndamujyana mwiyegereze ntago twamuguha kubera ikizi bitewe nuko uyu nguyu ibyo tutabwira imiryango mufite imiryango ikayove ako sinajya kuyitekira ngo nyibwire ikibazo cyane ariko uyu ndaza agakoresha amaguru haba nijoro haba mu gitondo agakingura akama karibu nkamutekereza ibibazo byo afite ubundi akansengera ubundi nkagenda afite amahoro mu mutima yego ariko sinzi n'abantu bajya bavuga ngo ubundi se ngo barango babe gutanga ubuhamya ngo nabo ngo abayaguriye icyayi ngo kugira ngo bamushimagize yakuguriye icyangaye njyewe nta nubwo nzi yuko muraza ntabwo sinanamberukana nawe naje nje gusenga musanze amaze kudusengera njyewe kuva nabaho abandi bajaga gusengera ahantu wagera umwana kurembanye ngo manzume amafaranga mukajya mu giciro wageraho urwaye akavuga ati manzume amafaranga mukajya mu giciro ariko uyu ndari cyo cyatanu cyari yadusaba ariko haraho yaguhaye kugira ngo uzuvuge nayo seragamba njye ntazi ko muraza nabo niba arabizi simbizi ariko nabyo yambwiye wavuga iki se ku bantu bapinga babona gutya niba umuntu Imana yaramuhaye impano nyine yo gusenga gutyo abarwayi bagakira agahanura abantu ibibazo bari bafite akabwira ko Imana izabatabara kandi bigasohora abavuga yuko izo mbaraga ngo zitava ku Mana
aba gupinga aba ntiwabuza kupinga nk'umuntu aho n'ikibazo ngo agenda musengere ntaho utamupinga nanje ubwanje narapingaga yego kuko nasengeraga mu kanama nabanyuze nepfa bari kuririmba nkumva ntahagera ariko amaze kurwara mbonye ko mbaraga zirangeza mu kanama ntaragerayo nahise nza hano mbamupingaga nange naramupingaga ariko mubano bamutangira ubuhamya ndi uwa mbere wabyumva gute si mu gihe wamupingaga wavugaga ngo iki mu byano bamupingaga n'abana bajaga hari ababuze aho baje bitewe nuko namavaga hano nkamanuka umusozi nkaja mu kanama muri mahoko musize hano haguzamuka ugiye gusenga si ngiye gusenga haba mu mvura y'amahindu haba ryari namanukaga nkagenda bambira kuza hano nkavuga ati njara sinzahajya yego Jese matenge nsanzwe nzi basi matenge urawa nyabarihenda kwa Tomasi yoratekereza rero aturiya ni imana imuvugira natekereza nareba havuga ati njya ndonzahajye imana yati nange nzahakugabiza yego irangije itera umusonga w'uburwayi ituma nta namanuka nabona umusozi ngo nje andi nemeraga yego inyoreza handi ho napingaga none wari ufite undi munyamasengesho wo mu kanama niho wajyaga wabaga ugize ikibazo ibyo gusenga byo warabyemeraga ariko matenge ukumva utamwemeye ndamwemera mupinga ubwo nkava hano ariko barasega ku sabato nandi ari ku sabato haje mu kanama nganagenda nanakera hano batangiye ariko nkanajya hehe mu kanama imana ati wa ndupingaga nange nzamukugabiza irangije ngabiza uburwayi iravuga ica n'imbaraga zitangeza muri mahoko ndatotagira ndaza nibura nageze hano ibyo byo mbitangira guhamya kuko nishuro nyinshi magirano ngarwaye ngakira ubundi nkaza afite ubushomeri motera kuza muri amisi nashomye n'inzara iri kundi ndacyo kurya mfite pe kubesha ni icyaha kirari siza mu nzu niduki y'amazi ndakiri kiryo rifite mu nzu yanje tugara turasenga abati nubwo mwese muri kuvuga ngo murashonje hari abarenza abandi ubwanjye arambwira ngo urashonje ntacyo ufite mu nzu ariko umunsi urarya ndavuga ati matenge ndarya ibyo mvuye hehe ko ntacyo cyo mfite narandi gukeka n'igiceri ndararira ndaburara naragiye nkigira mu santere ku rusengero numva umuntu ari kuri telefone ngo ndamubonye ndagenda ti mama seho tigiye bagushaka kuri telefone niso ari kunshaka nindi ti nibahungu bawe muva muvugane mu ngwanya bambwe tigeri yako mwejenti nkwereze uduceri ndaruka kumbwira ikibazo cawe nagase nakikubiye gutegura telefone ngira nakubwiza iki naragiye nyuma yakujya ku mwejenti umwejenti numva ko bari gusuvugana nge simbizi ngo nibahuza imironko barahuza ngiye kuramburambaye 10,500 haleluya cyo mpamya iragikoze ndararira maze gwa musante ndara aganira muri mahoko aho bihendutse icyo nacyo kukivuga ko cyabaye amaso ku maso yaguhanuriye ati waje hano gusenga nta kintu cyo kurya ufite ari igaro ry'amazi size mu nzu nta n'umunyu nagiraga arangije atumvira avuze ngo uyu munsi urarya nawe uteko ko birava nabonaga nta n'inzira burikije uko naraye nuko namanutse umushumira nawe upfunditse gufatana n'inda yego ariko akimara kumbwira ati mama sehu imana ikubwira ko irakugaburira ti kandi ukigera mu rugo ibyo kurya uramaze kubibona yego ndavuga ndava hano ngere ku nturo ngere kuri yunga ibyo ndarya mu nzira ni yarakubwiye ngo wari uri hano turi narindi hano turi yego arambwira ngo urashonje ariko uko wamanutse ntabwo ari kurarara yego uragara mu rugo hari ikimana yakoze kugira baba bibonye cyakoze kwizera ndakubura birumvikana pe nkurikije uburyo naraye nkurikije uburyo nasizigaro ry'amazi mu nzara ryo riteretse ryonyine kandi umunyu nagiraga yego ndavuga ati si biravaye ndavuga ati mana nibwo ambwira ibintu bigasohora ati ibyo ndikubona naho biraturuka nukuri naragiye ruto abandi basumbye imbaraga mushumi nahuje n'inda ndagenda ngiye ku rusengero numva umwana ari kuvuga ngo ndamubonye ku rusengero rwo kuri Yungwe hafi yaho utuye kugira ngo tubwire abantu neza hafi yo mu rugo anduye ndamubonye ndavuga si wo numujura wibye nini mu ngoma masehu nanje ndiye namwitaba nabi twari ndiko nari n'umwana yego n'inzara iri kunyirira tibari kugushiya ushaka kuri telefone yindi uri kunshaka se ti ni muhungu wawe yego ti nabone baburi cyo banshakira yari kumbwira iki mama telefone turavugana tigeri yo ku mwejenti naragiye ngeze mu santere hamwe n'umwejenti
arambwira ati muhe telefone tuvugane, ndayimuhereza ngo nibahuze imirongo, nge sinzi guhuza imirongo. Nje kubona muri mweje abaze iyi note ya 5, mbona abaze iza 2 ebyiri n'igihumbi, aho ndihiti kurwa urimo kuzibukiza naganje ntabwo araganje, mbona shizaga ni 500. Yego nararangije baza kwihumira, narakubuze, nazamuye amaboko hari mu bantu, nashaka kuvuga ngo ndi umusazi. Ni Imana icubahiro, ni Imana nindagushimye. Nashatse njya mu rugo nzana igikapu, isoko rimaze kurema, mbaha ibyo kurya, ndagenda ndarya, mpahisha make yavuga ngo hano birahenze, buke mu gitondo amaguru nabangiye ingata inja muri Mahoko, ndahaha mba ndabonye iki Imana ikoze. Yego ngogira icyo ubwira Matenga kiriho. Icyo ndi kubwira Matenge, Imana izamukomereze mu mubiri. Yego izamurinde kwihimbaza. Yego kandi izamurinde kuduca amafaranga nkuko abandi tugeragayo tibanzuzana amafaranga cyangwa ishinganisha. Yego izamukomeze kugeza igihe azamerera imisatsi 2. izamuhe inuza umwuzukuru n'umwuzukuruza n'ubuvivi. Imana izabimuhe. Yego umwuzukuru aramufite, umwuzukuruza n'ubuvivi n'imisatsi 2. ubafite umwe w'umukara ateyemo n'agakanta, izashyiramo n'umweru. Komana we umumpereye mikoro. Mate wumva umeze ute? Numva ameze neza. Wumva Imana wayiheka? Rwose numva ndayivaho pe. Kandi ngiri mu mubiri ndabwo nzayivaho. Yego nubwo indambara zaba nyinji nangwa se bisitaza, ariko numva ndazayivaho. Nukuri ndabwo nayivaho, nzayinambaho. None se ubona inyungu zo kuba uri umuhanuzi? Hari inyungu zo mu mwuka turazumva, n'inyungu zo mu mubiri. Ubu inyungu zo mu buzima busanzwe ubona wavuga uti Imana ndagushimye ko warampaye impano yawe, ni izihe? Buriya inyungu mbifitemo, iyo uri gusa urwamanya n'Imana neza urakomera. Yego bwori inyungu mbifitemo, iyo mbonye mugenzi wanjye aje ari kuranga, aje ari guseka, numva kuri nje nagutse, numva kuri nje mbesi, numva hari icinjiye. Yego yusenga nyine umuntu ari kuraje akabona aje ari guseka, wumva ko mbesi ne muri hari ico wumva wakiriye. Ubwo niyo mbamvu numva gusenga mbikomereyemo, ngumva nubwo indambara zaza nangwa sibazo bikaza, ariko ndacapfa kungura aho namenye aho nageze. Yego Mate, nta muntu wari waza ngo umusengere afite ikibazo arwaye cyangwa se afite umwana urwaye, ariko ukabuzi ko yigeza gupinga? Ntabwo ibyo birakubaho go? Ubyo byuvuze byo biraba. Ngaguca mfite nko kugenda ngo mu nzira, mbese ngumva mu ndarambye ati runaka gucana guca, ngabwira Imana ndi Imana uramu ndaramvuze, ariko uzamugeze mu rugo nyirizina mbamubone. Yego nkuko nyirabasinga nawe yagupinga. Ubwo rero barazaga no yaje uziko yagupinze ka ukabona aje kugana nyine ubyaki, ntabwo wewe wumva uvuga ntabwo ndamusengera, kubera ko nyine twebwe mbere uko ngo tumanze twasenga amanzo kumanza kwihana. Yego ubwo rero turi ngo kwihana, aravuga ati nje mbere o kwihana manje nasaba Imana imbabazi, nawe ngusabye imbabazi. Iyo atabivuze, iyo atazigusabye kandi uziko yatazisabye, kandi uziko agenda avuga ati njyaga se Imana koresha Amatenge, tubanza atari n'Imana, tubanza ari ibiki, ukabona araje nundi mugashyiraho umwanya wo kwihana, ukabona ntiyihanye cyangwa se yihanye ibindi, icyo nta kivuze. Ubyitwaramo gute? Iyo gusa yo yihanye byo ndabivuge, ndasenga bitewe nuko Imana avuze ngo mwakira ababi n'abeza. Yego ndasenga, namara gusenga cikuzi cyamuzanye yahavanyuzwe nangwa se ari kumva ari kibotse kuri we, bimutera kongera kugaruka. Yego haruza mu mutima ati nanjye nundi natsinzwe namupingaga, ariko ngiyeyo ngambanze nsaba imbabazi, ariko hari n'uwemezwa n'ibikorwa. Haleluya. Ngaguca afite kuza afite ikimuzi, afite ikibazo kimuremereye. Yego wenda yajaga arapinga atarahagera, no yamara kwagara ko nakibazo
ico yari afite kirakemutse. Yego. Ubwo rero kimaze gukemuka arakomeza. Mana ishimwe kandi ikomeze gushyigikire rwose. Yego. Ikomeze nyambika imbaraga. Niba basi ntaryo uri kumva twatukuniganye. Komeze umufate. Yego mate nawe fata nk'iminota 2 ugira icyo ubwira abantu, icyo uri kumva kikuri ku mutima, cyo ntakubajije, icyo ukumva ushaka kubwira abadukurikiye. Ikintu nabwira abadukurikiye nuko gusa kuba hafi y'Imana rata. Iyo uri hafi yayo nayo kuba hafi. Yego. Ubwo rero ngabwira nk'abantu bangurikiye ngo uzaba hafi y'Imana akayegera nayo izamwegera. Kandi cyane Imana ikunda umuntu urayibwiza ukuri. Yego. Guro ngaba nabwira abangurikiye ngo nibegera Imana nda kibazo Yesu adashoboye gukemura. Nukuri. Nda na kimwe icangwa nukwikenuka kanini na gatoya naho nda kibazo Yesu adashoboye gukemura. Nukuri. Wabura umugabo ufite ikibazo maranye imisi myinji cyananiranye ngubwire ngo hungira kuwiteka nibwo buhungiro bwacu. Nukuri. Niwe mbese mugabo twiringiye wamuhungiho wamuganye ndabwa gutererana. Yego. Mwanga kubwira abangurikiye ngo nibayege izabegera. Mbese nanje nayegere mfite ibibazo bikomeye byari byarandenze ariko maze kuyegera Yesu yabaye hafi yanje. Yego. Buriya bari umukobwa ufite ikibazo nayegere izamugwanirira. Yaba ari umubyo ufite ikibazo nayegere izamugwanirira. Kuko muri ino minsi tugezemo rata ndago nakubwira ngo pfa kwizera injuti nyanjuti, injuti ni Yesu. Ni Yesu. Yego. Injuti mubana mu byiza ariko yo wageze mu kibazo nyirizina yamazwe ko akigezemo neza arakwihakana akakwigurana. Ariko Yesu wenyine murasigana mu kibazo, murasigana mu ndamba uri kumwe nazo, murasigana mu marira urukura Yesu akakuba hafi. Yego. Gondi kubwira abangurikiye ngo rata nibayishingikirizeho bayibe hafi nayizababa hafi. Yego. Kandi zabarengera. Amen. Reka tugane ku musozo n'ubundi utange nimero yawe wakwifuza ko mwasengana azaguhamagare. Nubwo yigiye telefone bitaro kuko uri umudepite ubwo icyo go buri mu nama nyine imbaraga zabaye nkeya. Yego bazihangane ariko ugiye gutanga nimero none nurangiza unadusengere dusoze. Ni 078 079 Yego. 49 13 93 Yego. Dusoreze n'isengesho. Mwami Yesu Mana ishobora byose, Mana igira neza, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye umwanya mwiza tubanyemo nawe, turakunye tubonye gukomera kwawe no gukora kwawe. Waturinze seki bi muri uno mwanya izina ryo nirihabwa icubahiro. Ndagushimye kwa ducunga umutekano umunsi wa none. Kuri itariki ari benji bibagiranye. Itariki ari benji ari kuraba amaze kubura babo. Hari benji ari mu ndambara zo bihariye. Hari benji bahuye nibibaza ariko twebwe waturinze. Izina ryawe nirishimwe. Nzenye ubwoko bwe buri kudukikira kuri iki kiganiro. Kurango barengere kandi batabare. Urengera abakobwa muri no misi, ubagwanirire, urengera abamama, urengera abapapa, buri mwe wese ugira umukugire naho umushira, buri mwe wese umuyicerekezo kizima, buri mwe wese ufite ikibazo umurengere kubera yuko ushoboye byose. Ndasenze ngumaka ko dutangiye buri mwe wese udukurikira uko twumva guzamuri rw'igisubizo kizima. Buri mwe wese wari ufite ikigeragezo, reka ikigeragezo kizima kiri gisubizo muri ugu mwaka, maze mwe wese one gukomera kwawe. Uri Imana yihagije, uri Imana ishoboye byose, kandi agushimye nyiringabo Imana. Ubwo bapanze uru rugendo twe ndabwo twari tubizi, ariko ndagushimye ko bapanze kimara gupanga ubikura mu nzira bishira mu bikogwa. Izina ryawe nirishimwe. Ndasenze ngo nawe uzabarinde kugwisari, uzabarinde gusubira inyuma. Uyu murimo arimo bazabuhe Yesu ninivo, reka bazaguhembegwe kora yukuri Imana ishoboye byose. Nyiringabo Imana uko rutazahembwa byarusha kandi byatera agahinda, reka nabo uzabahembe, nabo uzabe kurangije injingano. Nyiringabo Imana bazazigendemo neza kubera yuko ushoboye byose. Ndagushimira ko wakomeje kutubana kandi ukadushigikira. Izina ryawe nirishimwe. Nzenga ari ijya none kwa ngo barengere kandi batabare. Hari abafite ibibazo warengera, hari abafite amadeni babuze uko babigenza,
abo wabishurira. Hari ababaye inzuzi kugwa ku misozi, abo wabatabara. Hari abakobwa nyiringa b'Imana bagusenze banakigutegerejeho gukora kwawe, abo nabo ndabase mwino minsi muri ugu mwaka twinjiyemo. Nyiringa b'Imana uzasubiza ibyo wavuganye nabo. Ababyeyi ari mu ngo afite ibibazo nabo muri ugu mwaka uzate kuganze ku buzima bwabo, kora yuko ushoboye byose. Urakoze kurara natwe muri iki kiganiro turimo, kandi urakoze kuradushigikira, urakoze kuratuba hafi, kandi urakoze ko watuzengurutse, watugwanya mu bicuku bya nijoro. Yutaza kutugana ngo twahuriye ahantu, yutaza kutwafinda ngo twica ahantu, ariko kubera ko afite umusaruro warinda, ndagushimye ko abanye natwe muri iki gikorwa. Izina ryawe nirishimwe, gukomeza kubana natwe kandi dushigikire, tutajya tambika umusaraba. Urakoze. Amen.